bigahita biza rwose Imana ikabikubwira byari bigeze ku irembo. Ubwo rero wabihanura bigahita byinjira magara mwaba mugisuhuzanya Imana igahita ikwereka ikibazo afite. Aba ari kuri telefone mugasenga, yego aba ari ngombwa kujyayo ukajyayo. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka dushimire wakanze subscribe tukadushyigikira twatukuba umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho. Imana amahoro niguhe umugisha. Intego yacu ni ukutabatererana, ni ukutabicisha irungu. Niyo mpamvu nafashe urugendo navuye Musanze ndenga Nyabihu, ubu tuvugana nicaye mu mudugudu wa Ndongoshori mu kagari ka Karambo mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Gahunda yanjye ni ugushaka abakozi b'Imana nkababwira yuko Imana yacu ari Imana yo mu mujyi ikaba n'Imana yo mu cyaro. Ahantu turi ni mu cyaro ariko pe hari abakozi b'Imana batandukanye. Njyewe uri kuri mikoro nitwa Imana Concorde. Reka n'umukozi w'Imana twakiriye nawe atwibwire. Nanjye nitwa Niyitanga Amahoro Claudina, ku izina rya karitsiye nitwa Dina. Yego, ubwo ni Niyitanga Amahoro Claudina Dina. Akabyiniro ni Dina. Uragerageza kureba muri kamera. Gutyo. Dina, tuguhaye ikaze hano kuri Concorde TV show. Reka dutangire dusenga uganga Imana ize kutuyobora. Ni karibu dusengere. Mana uri data, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi. Twarakubonye tubabaye, twarakubonye mu bibazo, intambara zateye waratubonye, twarakubonye cyagiye dushoboye, twarakubonye. Uri Imana idakangwa na biracitse. Turakwinginze Kristo ngo nukomeze kuturwanirira, ineza yawe uze kuri twe, ubuntu bwawe bubane natwe. Dusabiye n'abandi batureba n'abari hirya bose, Mwami Yesu, ibyo tugiye kuvuga bizababere impamba n'urwego, bizabageza mu ijuru. Reka ukomeze utubere Imana ng'umurengezi, utubere Imana n'umutabazi, utubere Imana ng'igihome kidukingira. Urukubane natwe muri iki gitaramo, ubane natwe muri iki kiganiro, kandi uzakiduheremo umugisha. Ubuntu bwawe bukomeze gutindana natwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Dina, uraho? Yego. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Uzi ikintu tugiye twumvikana, ugareka kureba muri Bibiliya, sibyo? Njyewe undebe. Sibyo? Ningira kuyobora mw'iki kiganiro. Wowe urajya undeba icyo nkubwiye usubiza icyo, sibyo? Nikirumva udashoboye uvuga iti ntago ngishoboye. Ariko ntago ndakubaza ibikomeye ko ntago ari ikizamini cy'akazi, ahubwo ni ikiganiro cyo kubaka ubwami bw'Imana. Ikiganiro cyo kuvuga yuko Imana ikora, ivuga byinshi cyane. Sibyo? Iyi cano yacu rero twakira abakozi b'Imana. Iyo twakira umuntu aribwo bwa mbere tumubaza igihe yakirijwe. Dina, wakijijwe ryari? Nakijijwe mu mwaka wa 2000. Uregereza akamikoro gutya hano ntagejeje. Nakijijwe muri 2018. 2018. Ubwo se wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka
18 nari ngiri mutoya. Nuvuga ngo wakijwe 2018 ufite imyaka 18. Bivuga ngo ubwo wavutse muri 2000. Ubu ufite 25. Sibyo? Imana ishimwe. Urugendo rwo gukizwa rwatangiye gute? Urugendo rwo gukizwa rwatangiye bigoranye. Yego. Numvaga abantu bari kuvuga Imana ngumva ndabikunze. Ngumva nanjye ndabyishimiye. Yego. Ngezemo nzanga ni byiza ndabikunda nanjye niberaho. Nyine byatangiye ute utera intambwe ya mbere uganga ujye mu rusengero byaje gute? Hari abajya bambwira ngo njye kugira ngo nkizwe Imana yabanje yanteza uburwayi, none mwubwo burwayi njya gusengera ku mukozi w'Imana nanjye mfatirwaho. Nizeye ko utabanje kurwara. Njye ntabwo narwaye, ahubwo twajyanaga n'abandi gushungera abaririmbyi ngabona ari byiza. Nanjye mu muririmbyi mu bana batoya ndakomeza ndakura. Yego. Mbo muhanuzi mu muririmbyi ndakomera. Yego. Mu mudiyakoni. Yego. Numva ni byiza nkunze Imana. Yego. Ndakomeza niberamo. Yego. Iyo tugezeho rero duhita tubaza umuntu impano afite, nubwo wazivuze rubango urongyoze dusubiremo. Nyuma yo gukizwa hari Imana ikugira ubuntu ikaguha impano, sibyo? Nubwo akundi hari abantu baba mu rusengero badafite impano dina babamo. Urugero, hari abantu babamo batunzwe no kwirebera ibyabaye, ariko bakumva bo batabikunda ngo babigira ibyabo. Nose ubwo saba afite impano yo kureba kirebera ntago ari nziza ariko bigaragara wese afite impano pe. Ubwo abafite impano yo kureba wasanga ari impano ariko njye sinyikunda. Ntacyo tubwira wowe ufite ya mbere. Njye mfite impano yo kuririmba. Yego. Nkagira impano yo guhanura. Yego. Nkagira impano yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Hamagara abandi. Yego. Nkoresheje ijambo. Nka n'ijambo ryo nkora n'impano yo guhugura. Yego. Abari hasi yanjye kabisa. Uyu munsi rero nakuziye izo zose turazikoresha. Ukumva bishobora? Bishobora hamwe n'Imana. Mboni nyinshi sibyo? Bitewe n'ukuntu njye ndi kumva nagukunze, uko naje no kukureba nyine abantu barakunkundishije, nabonye uko bakumbwishe ariko umeze sibyo? Kuko nzagaruka ngiye kukubwira izo tugiye gukoresha uyu munsi. Iyo kwirimba reka tube tuyiretse sibyo? Mpamvu yo kwirimba tuba tuyiretse nuko nanjye nyifite. Ikintu rero uba ufite ntabwo kiba kiguteye amatsiko, ntabwo ushaka kwigukibaza ku wundi muntu ugifite. Doko nanjye nzi kuririmba. Ariko ikintu cyitwa guhanura narabisengeye kuva 98 ndi kuvuga nti Imana wama impano yo guhanura. Sha yarayinyimye. Bizaza. Hafi ndi gusaza. Nose yabuze kuyima nkiri umujene nkawe, none ubu ndi gusaza kumva atari ikibazo. Bizaza kuko Sara yabyarashaje. None se abo mwana ubyaye ukiri muto no ubyaye warashaje, abo bana koko bahabwa keya kimwe? Ariko ushaje n'ubu ufite imbaraga. Imbaraga? Kaba yarazizigamye. Aisha pe. None se Dina turi kuganira. Ubu wowe ufite impano yo guhanura, wihawe ufite imyaka ingahe? Nahawe impano yo guhanura mfite imyaka 19. 19. Ubu yimaranye imyaka 6 sibyo? Ariko mikoro ukegeza hano ugango abantu bakumve neza. Ubu uyimaranye imyaka 6 ku myaka 19. Ubu ufite 25. Umuntu ari kuguhamagara ujye kumusengera ukagenda. None ngiye bizayima mfite 90 nzashobora kujya nsengera abantu? Uzabishobora rwose. Oya biragoye pe. Ntago bizagora, Imana ifite uko itera umuntu imbaraga. Biragoye. None ubwo waje hano ugiye kujyamagarwa n'abantu benshi kugira ngo basengere sibyo? Ariko uzabishobora kuko ukiri muto. None njewe izayima mfite imyaka 70 koko. Nawe uzabishobora, bajye bagusanga. Biragoye. Ntacyo narimvuze ko impano y'abantu zinyikunda njye nayishatse nkayibura, niyo mpamvu turaza kugira ute kuyivugaho, utubwira uko yaje, abo wahanuriye gutyo. None tuza no gukoresha iyo kubwiriza, turakoresha ebyiri, izindi ndaba nkwibikiye sibyo? Nzagaruka utubwiye ko impano y'ubuhanuzi wayihawe
ufite imyaka 19 yego ubu yimaranye imyaka 6 yego. iyo yaje ite byatangiye gute ducire muri make Yaje numvaga bivunye Mm, kuko nasengaga nkabisaba, yego nabona abandi bari guhanura ngumva nanjye ndabikura. nkuko nanjye nabisabye nkabibura Ariko kuko we Imana yabonaga nzabishobora irabingabira bigoye. yego Ndibuka Imana yanyohereje ahantu mu mugezi gusengera mari nijoro ngenyine, yego njyayo nambwira ati nuvayo uzavayo uri guhanura. Navugaga ibintu bitumvikana mpega, yego mvayo ndi kuvuga ibintu byumvikana. Ntakomeza nkagenda ntaguka ngabaza Imana ikimenyetso ariko ikakimba. Narotaga ng'ibintu nabirota mu nzu. yego nugatangira nawe kujya ubibona umaze kurara mu uwo mugezi ijoro ryose ngagenda mbibona, nabibona mu inzozi ngabibona no ku maso. Ngagenda nagukiraho yego rimwe Imana intuma ahantu irambwira ati bizakubera ikimenyetso rwose. Intuma ahantu mu nzozi iranzanya irambwira ati ngiye kugutuma ku muntu ugenda umubwira ahaguruka agenda ajye kwa muganga. Yari afite uburwayi ariko yarabuburiye igisubizo. Imana imbwira ahantu nzamwohereza gufata umuti ku munyamasengesho usenga. Amwoherezayo nkamubwira ati Imana yambwiye ngo uhaguruke ugende ibunaka ufateyo umuti uzagukiza. yego Umuntu aragenda arawufata, avuye arampamagara ati rwose ibintu byatunganye komerezaho. yego Numva ndakomeye, ngenda gutyo naguka yego kugeza ubu. ndabizi mu nzira y'ubuhanuzi abarimo intambara, ntawe Imana yakweretse ibintu wajya kubimubwira akagupinga? Intambara ni nyinshi. Hari uhanurira akavuga ati ibyo ntabimenyereye. Iyo akubwiye rero ngo urabimenyereye wumva ukomeretse mu mitima, birumvikana ukumva ucogoyeho gake. Ariko kuko umuntu aba yarahamagawe kandi inzira zose zikaba zirimo kurwana, tukanakomeza tugasenga. yego ntawe wigeze ugeraho si ngo agutuke umva ubone pe akubwiye nabi nawe hagati Imana rwose koko ibi bintu bite? Akubwira nabi. Nabyibuka hari aho twigeze kujya batwima n'indebe. Baratubwira ati ntago turiyo rero ntago twabiteguye, yego muzagaruke. Turagenda twacogora dusubirayo. yego tumubwira ibyatugenzaga abisuzugura ariko twabimubwiye. aho wari kumwe nande? Nari ndi kumwe n'umukobwa w'inshuti yanjye. mwese mwari abana b'abakobwa? Twari abakobwa. Yari batumye ku mukobwa cyangwa batumye ku mukecuru? Yari dutumye ku mumama ubyaye 3. yego mugeza yateshwe ati nta ntebe mbaha. Yatubwiye ati nateguye guhinga ntago nateguye kwakira abashitsi. Ariko tunarakomera, turagenda tunaragaruka kuko Imana we yabiduhataga. Mugezeho bwa kabiri? Tugezeho bwa kabiri yaratwakiriye aratubwira ati numvaga bitandimo. yego bimujyamo se? Yego yabyiyumvishe aratwakira. mumubwira iby'Imana yatubwiye. Ariko ni intambara. yego ntajya rumva ukavuga ati Imana yanjye kuko ibi bintu wampaye nukumva ucitse intege ukumva wabivamo? Hari igihe ucika indege wenda ukagera ahantu ugasanga wari umwana kuri bo ukifuza gukura nkabo, ariko bikaba binavunye, bikaba bigusaba amasengesho menshi. yego hari igihe rero usenga amasengesho menshi bikaba ngombwa ko abo ku ruhande wenda bagucogoza. Ariko kuko hari ico tuba twaramenye tukanga gucogora tukarwana ariko tukanakora. yego urihangana nibanze ku mbogamizi cyane sibyo? nk'umwana w'umukobwa ubyitwara mute ko ntago Imana igutuma ku rungano gusa sibyo, igutuma kuba kuruta naburuta sibyo? Yego ubyitwaramo gute
nk'Imana igutumye nko ku mukobwa mugenzi wawe yuko igiye kumukorera ubukwe, reka nivugira ubukwe uko impamvu ujuje imyaka y'ubukure nawe Imana imuguhaye twabutaha, ariko muyerekwa mfite biri vuba, nanjye ndabihanuye mu minsi iri imbere urumva ahimbazwe. Noneho ugasanga Imana irakubwiye tugenda ubwira uriya ko ngiye kumukorera ubukwe, ukabimubwira bigasohora kandi wowe ugitegereje, ubyakira ute? Hari igihe ubyakira nk'intambara kuko biravuna gusengera ibisubizo by'abandi. Yego. Iyo usenze ubabaye ukabona ubabaye arasetse wowe ukibabaye biravuna, ariko nanone tukibuka ko turi abagaragu b'abandi. Yego. Tugakomeza tugakora tugasenga. Rero Imana intumye ku muntu ugiye kwakira ubukwe, mpere na mbere nanjye nyaka ikimenyetso, nkavuga ati ikimenyetso mu byo wakoze, ndamuha kirambere ifatizo, yamara kukimpa ngagenda nico. Yego. Kugira ngo atanavuga ati ese dinaje kumpanurira ngo ubukwe we ko butabaye. Ikimenyetso rero kigufasha, kimufasha kukumva. Yego. Nawe gituma ugenda ugize ute? Ukomeye. Nawe se irakubwira ko igiye guha amafaranga cyangwa guha umurima, nayo wajya akakubwira ati se ubundi wowe yabanze kayaguha. Hari igihe ugereye akavuga turampanurira amafaranga nawe yasonje. Ubwo rero kuko nawe ubu yashonje byitwara muti uhita umwemeza ko twese tutahagira rimwe. Yego. Kuko rero twese tutahagira rimwe, ukamubwira ati ubwo wasanga ari wowe ushonje gusumbya abandi. Yego. Niyo mpamvu Imana yakuntumyeho. Hari igihe Imana ibona ubabaye kundusha, akaba ari we heraho gutabara kandi bicishije kuri njyewe. Yego. Kandi uzajya ubabwira ati njyewe ndi intumwa, sibyo? Kandi intumwa ijyana ibyo yatumwe, sibyo? Ntabwo ari njye ugiye kuguha ayo mafaranga, ahubwo izayaguha yambwiye ngo nze mbikubwire. Yego. Hari icyo bitwayera? Ntacyo. Yego. Hari abahanuzi rero dufite. Hari umuhanuzi witwa Yesaya. Witwa Yesaya yahanuye ibintu birangije, yahanuye ko Yesu azavuka, bimara imyaka 700 bitarasohora. Urumva? Hari uwitwa Eliya, we yarategekaga ati ngenda ategetse mu bubasha nahawe, imvura ntabwo izongera kugwa mu myaka 3 n'igice. Yego. Sibyo? Wowe nawe kuri umuhanuzi nkabo, kandi ko nzi ko Imana yakoraga kera n'ubu ngubu niko ibakoresha, sibyo se? Yego. Wowe muri abo ngabo bimeze urahanura bigatinda, urahanura bigasohora vuba, bimeze bitewe numva abakunzi banje niba bagiye gusubizwa we nk'ubu kambwira ngo bita bisohora mu kanya. Hari uhanurira ibintu bigahita biza rwose, Imana ikabikubwira byari bigeze ku irembo. Ubwo rero wabihanura bigahita byinjira, ariko hari n'uwo bitinda. Yego. Uwo bitinda rero umufasha gukomeza gusenga. Niba bizamara umwaka ugakomeza ugasenga, wa mwaka ugashira wa muntu akihanganye. Yego. Agifite imbaraga zo gutegereza. None si wowe nyine mu myaka 6 umaze yo guhanura, sibyo? Kuko nkanjye maze amezi 5 nkora kuri YouTube, sibyo? Ubu nanjye hari ukuntu niyizi tu, hari ukuntu niyiza, ukuntu mvana ikiganiro cyanjye kirebwa gutya. Uhe mu mezi 6, mu myaka 6 maze ubona ibyawe bikunda gusohora mu gihe kingana iki? Byinshi bikunda gusohora hagati y'amezi 2, 5, bikaba byasohoye. Ni vuba. Uyu munsi twitayiki 23 z'ukwezi kwa 10. Mana yanjye nizeye kurampanurira pe, ntabwo nabona ko nasubwo dina reba urugendo nakoze, sibyo? Nabizicyuye. Ubwo ndagenda utampanuriye bitewe nuko ari hagati y'amezi 2 n'amezi 5, ibyanjye bizasohora mu kwa 10. Bizaza rwose. Imana ishimwe. None se hari ukundi kuntu, hari abahanuzi ubu turi mu isi y'ikoranabuhanga pe. Nge naje kukureba, impamvu naje kukureba mfite abakunzi banje baba ahantu hatandukanye. Hari abari mu migabane itandukanye, Burayi, Amerika, Afurika, Oceania. Yego. Ubu rero ikoranabuhanga ryaraje, uba bareba ikiganiro bakumva bagukunze baraguhamagara.
iyo umuntu aguhamagaye n'ubu se araba cyaguhamagara. Iyo umuntu aguhamagaye biba ngombwa yuko akubwira ati nsengera kwibi ngibi, cyangwa se wowe Imana itaragira, wowe atarabikubwira Imana irabikwereka. Hari ibyo Imana ikwereka cyangwa se hari ibyo nyirabyo akwibwirira akavuga ati mfite ikibazo iki n'iki mfasha gusenga. Yego. Ariko hari n'uguhamagara mwaba mugisuhuzanya Imana igahita ikwereka ikibazo afite. Aba ari kuri telefone mugasenga. Yego. Aba ari ngombwa kujyayo ukajyayo mukavuga Imana. Ubu nkanjye nkigusuhuza ibyo wabonye urabimbwira nyuma ya kamera. Yego. Haleluya. Nizere ko ari byiza. Mwibisi nkeneye amafaranga, nizere ko ari amafaranga. Banishimwe. Hano rero pe abantu bazajya baguhamagara. Nagize amahirwe nabonye ufite nimero ya WhatsApp, ufite smartphone ukoresha WhatsApp, bazajya baguhamagara rwose pe. Imana nikugirira neza kuko uri intumwa. Ikunyuzeho ibyabo ubibabwire. Kuko niyo mpamvu nagiye nkubaza ntese ko ushaka guhanura umuntu amafaranga wowe ntayo ufite ubyitwaramo gute, sibyo? Yego. N'ubundi by'Imana izakunyuzaho byabo uzabibabwire nta shyari. Yego, ntaryo. Nta shyari pe. Oyo kana nakubonye nta shyari wagira. Wimereye nkanje aha ngaha abantu bajya bavuga ngo ariko ngo umuntu ngo uhora useka, umuntu we urumva. Nawe rero nabonye uko wimereye ntaribi, ntawe wenda kujya kubwirira ishyari nuko Imana ikubwiye ibyo. Yego. Bazahamagara tuzabakira rwose. Yego, uyu munsi turi kuwa 4 ikiganiro uko bikose ntabwo mbwiye nzagushyiraho, nimara kugishyiraho nzakubwira ni telefone ibe kuri rezo. Ubundi ukora umurimo w'Imana. Yego. Icyo bitwaye ntacyo. Impano ya mbere y'ubuhanuzi tumaze kuyivugaho kuko yo ntabwo dutegeka. Ntabwo dutegeka ngo duhanure. Kuririmba wavuga uti ngiye kuririmba iyi ndirimbo. Yego. Eka tuyiveho tuvuze uko byaje nuko Imana igukoresha. Buri ndi mpano tugiye gukoresha kuko izindi nzagaruka tugakoresha yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Ni karibu tugiye kuguha isaha. Isaha utubwiriza. Yego. Uravuga isaha yose? Yashira. Yashira. Umva no nguhaye karibu uko Imana uko umwuka arakuyobora. Urumva ni wumva unafashe ushatse guhaguruka uhaguruka iyi kamera ndayigukurikiza ariko uvuga Imana. Yego. Nanjye mfite Bibiliya ushatse wanambwira nkagufasha gusoma ni wumva ubishatse kuko turi mu kiganiro turi gufatanya. Yetse ko hari bitaba ntajya amenya aho biri kuko ngewe nyire ntazi kubwiriza ariko ukimbwiye nahita amenya aho kiri. Hari abajyambwira ngo bafashe gusoma, hari n'abisomera. Ubwo rero urahita gusoma na Zaburi ibice ni 70. Yego. Turahera ku murongo wa 4 tugeze 6 turadusomera. Mbonye kiraka uranyishyura tu. Zaburi ya 70 murongo waho wa 4. Zaburi ya 70 guhera ku murongo wa 4 turageza 6. Turageza 6. Twumva uko hatubwira. Abambwira bati aha basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe. Abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana tebuka uzaho ndi. Ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Uwiteka ntutinde. Amen. Amen cyane. Amen. Zaburi ndayikunda cyane. Ibamo ibintu byo komora inkomere. Dawidi nawe yagaragaraga ng'inkomere. Ariko yandika atabaza. Yego. Hari ibyo duhura nabyo tugatabaza Imana. Nasanze Dawidi nari muri bamwe bahuye n'ibikomere bibatera gutabaza. Dawidi rero yatabaje Imana arayibwira ngo Mana uzahondi. Nanjye hari igihe kigera nkumva nayitabaza kandi n'abandi nuko. Yego. Ariko kuko Imana idatinda kurakara.
yatabaye Dawidi. yego Dawidi yageze mu bimurusha, bene se bamwanze bamujugunya mu ishamba, ariko ageze mu ishamba havugira Imana. ukuri Hari igihe tugera hiherereye bikadutera kuvuga Imana, n'ahagaragara tukavuga Imana. Dawidi rero ari mu ishamba, mu inyamaswa, mu bamwanga, hagati y'abanzi be, arakomera mu mutima, ahamagara Imana, yego arayibwira ngo ndabara. Natwe hari ibidutera gutabaza Imana. Dawidi arandika aravuga ngo noneho ngeweho ndi muntu ki? Nabisomye muri Zaburi. Hari igihe ugera mu kibura ukabona utari umuntu rwose, ariko kuko Imana itarobanura ng'abantu, Imana irobanura ng'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo imvura zo mu isi zirahinduka, ariko Yesu niwe nabonye imvura idahinduka. ukuri Yabanye na Dawidi ari mu ishamba. Iyo nsomye Bibiliya ndakomera, ukuri iyo nsomye Zaburi ya Dawidi ndakomera, bikandera gukomoka. Rero nanjye icyo nifuriza abanyumva n'abankurikiranye, nabo nibakomere kandi batabazi. ukuri Hari ukuntu umuntu ajya ahungira ikibazo mu cyaha, ariko atari byo. Ubundi icyaha tugihungira mu kibazo, ukuri ugahagarara mu kibazo. Ikibazo kibonye ukomeye, hari igihe cyo gihungabana kikagenda. Hari ikintu njya nita kuzengereza abazimu. Iyo ugeze mu kirwi kirimo abazimu, urasenga ukabazengereza rwose. Dawidi nawe yazengereje abazimu, ahungira icyaha mu kibazo, ahama mu kibazo, yego atabaza Imana, abwira Imana ngo ntabara. Nanjye rero nabwira ikabangurikiranye, nabifuriza kudahungira ikibazo mu cyaha, ahubwo bagahungira icyaha mu kibazo, yego bakigumiraho. Hari igihe umwanzi umwihisha hafi, hari igihe abona aragutera nawe akitera, bikarangira arekereye aho akananirwa, yego kuko yabonye ko ntagutera nawe arifasha. Nasanze rero guhungira icyaha mu kibazo ari ingenzi, ukigumira mu kibazo, ukarindirira aho ngaho mu kibazo, bigutera gukomera yego cyane. Nzomye Bibiliya, nasomye muri Zaburi, harakomeza harambwira ngo bahinze cyane ku mpavu zanjye. Dawidi yasanze baramuhinze cyane, ariko ndiyahungira ikibazo mu cyaha, arakomeza yigumira mu kibazo. Hari ukuntu Imana ijya yisinzirizwa ku buzima bw'umuntu kugira ngo irebe ko umuntu ari buyange. Imana ikisinzirizwa, ukarwara igasinzira, ugasenga ngo urebe ko wayikangura, Imana igakomeza ikisinzirizwa, ariko nawe ugakomeza ugahamagara, ukanatabaza tu. Rero iyo Imana yisinzirijwe, nawe urushaho gusenga kugira ngo irebe ko iri bukanguke, igakomeza ikisinzirizwa, kuko nasanze ko gukangura umuntu wisinzirijwe biravuna. Niyo wamumenaho amazi nasanze bidashoboka, yego kubera ko yisinzirizwa bishaka. Hari igihe rero Imana ijya yisinzirizwa, ibibazo bikakubaho akarande Imana ibireba, intambara zikakubaho ubireba, abandi bakabyara wowe ntubyare, Imana inabireba. Ariko icyo dusaba ni ugukomeza kuyigumaho. yego Rero Zaburi ngewe iranyubaka kandi ikanamfasha. Nkunda kuyisoma, nkunda kuyiganiriza abandi. Dawidi aramfasha cyane, nkumva mbega hari ahantu anderetse. yego Mu bigeragezo bye yagerageje gutabaza Imana cyane, nanjye numva nayitabaza, nkafasha na bagenzi banjye kuyitabaza. Nubwo isi igenda irushaho guhanda, ariko tukanatabaza Imana, kuko nasanze mu bantu bose wakifashisha ndakiri hejuru y'Imana. ni ukuri Imana niyo ishobora byose. Aho byanze Imana iratabara. ni ukuri Nasanze umubyeyi yagusiga, ariko Imana yo mukajyana. Bivuze ngo umwuka ubana natwe
ntago adusiga. Iyo dusinziye aba ari kumwe natwe mu mirimo yacu, uwo mwuka turajyana. Nasanze n'iyo umuntu apfa bajyana, kuko ukuboko kw'Imana gushira ikuzimu kukanakurayo. Hari aho wagera umubyeyi akakwihakana, ariko nasanze Yesu adashobora kukwihakana. Ntabwo bishoboka. Bityo rero niyo mpamvu numva nanjye nakundisha abantu umurimo, ngababwira ijambo rizatuma bigumira ku Mana. Nubwo intambara zaba nyinshi n'ingorane zikaba nyinshi, ariko nasanze Yesu adasiga umuntu. Nasomye ijambo rirambwira ngo nzaguheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. Ariko umubyeyi yakuvaho, wamukorera ikintu akakwihakana, umubyeyi yabona ubukene bwaje akakwihakana, ariko Yesu ntakwihakana. Uburwayi ntakwihakana, mu ntambara ndakwihakana, ibyo kurya byashize Yesu ntatwihakana, abana natwe ibihe byose. Nakifuriza rero abankurikiranye nabo batabaze nka Dawidi. Nasomye Zaburi nsanga Dawidi yaratabaje, nzomye muri Yobu nsanga nawe yaratabaje, nzomye mu maganya nsanga baratabaje. Bibiliya itwagura muri byinshi. Iyo umuntu yakomeretse agasoma Bibiliya iramufasha. Nanjye hari ibyo njyambura nabyo mwumva nasoma Bibiliya ikanyomora rwose. Nifuriza rero abadukurikiranye cyane abantu basenga gukomeza kuba ku Mana. Biradufasha cyane. Nababwira iki? Imana ni nziza kandi iraryoshe. Nasanze Imana iryoshe gusumbya ibindi hano mu isi. Nubwo tubonaho ibitunezeza, ariko byose nasanze ari ubusa. Icy'ingenzi ni amavuta. Imana ijya idusiga amavuta yo kwishima ngayo yasize Dawidi. Yesu ajya yomora ingomere, namubonye ng'umutabazi. Mu bibazo tumutabaze, mu ntambara tumutabaze, aho bikomeye hose tumutabaze, kuko nasanze ari Imana iruta izindi. Hari indirimbo njya ngunda ivuga ngo uraseruka ugatabara ngo ntagukoma mu ngokora. Nasanze umuntu ubukene bwamutera gusubira inyuma. Niba yaragamije kuntabara bikarangira atantabaye, ariko Yesu nta kimusubiza inyuma. Mpega muri make arihagije. Nta kintu na kimwe, ubukene ndi bumukanga, ibibazo byinshi ndi bimukanga, inzara ndi mukanga. Mpega nasanze Yesu ari rudatinya. Ntago ajya atinya, ariko nanone ntago Yesu ajya agira isoni. Hari abantu abona yageze mu kibazo akavuga ati ubwo nasenze ntago Imana yabyemera. Rwose ntababwira ko Yesu atagira isoni ngo umuntu yasenze. Iyo yabishatse kubabara urababara, kandi yashaka ko wishima ukishima. Rero nasanze Yesu adatinya intambara, ntagatinya amagambo, ntagatinya ibibazo. Mpega muri make arihagije. Yesu ntabwo yatinya amagare ya Farawo, Abisiraheli bageze ku nyanja. Iyo nkuru narayisomye, imbera nziza rwose. Ubwo Abisiraheli bageze ku nyanja, hari ukuntu natwe tugeraho bikomeye, ukabona imisozi n'imisozi iratugose, wagera mu kibazo ukabona ntawe gutabaza, ariko hanyuma ya zero Imana ibihari. Abisiraheli nabonye hanyuma ya zero Imana yarabarinze. Natwe rero twagakwiriye kwizera Imana, tukayifata nk'inyembaraga, kuko na n'ubundi ni inyembaraga. Nifuriza rero abantu bari bacitse indege n'abari basubiye inyuma, nibihangane bakomere cyane nga Dawidi. Kuko mpona Dawidi nawe rwose yarahuye n'ibimukorometsa, ariko arakomeza atabaza Imana. Nanjye rero ntabifuriza gutabaza Imana, bakomeza bayihendahenda. Imana ishoboye byose.
ubwo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se mu mbano y'ijambo ry'Imana bihora ari byiza. Njye numvaga wakomeza disi amagambo ari kuduhumuriza. Yewe nanjye hari ibyo ari mfasha ngo ureke kubwira Imana ko ufite ikibazo, ahubwo ubwira ikibazo ko ufite Imana. Yego. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ubwo nyine guhungira icaha mu kibazo. Yego. Bitera Imana gukora. Ariko guhungira ikibazo mu cyaha nzegeza y'Imana. Yego. Gasubiramo neza. Guhungira Imana mu kibazo bitera Imana gukora. Guhungira icyaha, guhungira ikibazo mu cyaha bitera Imana guhunga. Kwegera inyuma. Hari gegera inyuma nkirebe kuri bukomerere mu cyaha. Yego. Ariko gukomerera mu cyaha nasanze bidashoboka. Yego. Ahubwo dukomerere mu kibazo. Kuko Imana iri kumwe natwe. Yego. Imana iguha umugisha. Tuzagaruka, ubu bwari bwo bwa mbere. Niyo mpamvu mukona yaganiye nyine atuje nk'umugeni kuko ari bwo bwa mbere, birumvikana niko abari twatojwe. Ariko ubutaha uzaba wamenyereye cyane kuko nzagaruka vuba ko bajya bavuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Ubu rero turi ku musozo, tuvuga ngo dutange nimero, ubundi umuntu uzaguhamagara mufatanye gusenga akugira inama, kuko abantu ni magirirane, sibyo? Baragukeneye nawe urabakeneye. Ubwo rero aho bigomba kunyura ngo mujye inama ni kuri nimero ya telefone ya 07 8 91 40 36 7. Urayisubiramo? Ni 07 8 91 40 36 7. Amazina ibaruye kuri nde? Niyitanga. Yego. Korodina Dina. Yego. Ni nayo ukoresha kuri WhatsApp? Yego. Ubwo rero uzamukenera kuri WhatsApp ni nimero 07 91 40 36 no guhamagara niyo ngiyo. Ukamuhamagara utagiye kumutuka, ahubwo mugiye kuganira, niko abana b'Imana twatojwe. Eka rero udusoreze n'isengesho nkuko twatangiye n'isengesho. Ni karibu. Mana yacu turagushimye, tugushimiye ubuntu n'imbabazi nyinshi wabanye natwe, turagushimye no himbazwe. Waturinze tutari beza, waturinze turi babi, ariko nasanze uri Imana idahemuka, utoranye wawe ukanamukomeza. Ndagushimiye abacu wahaye imbaraga, ndagushimiye kubw'ijambo ry'Imana, ndagushimiye kuko waturinze. Komeza gutindana natwe no kudufasha. Dutumiye Imana ngo ikomeze kubana natwe, dutumiye abamarayika ngo batindane natwe, dutumiye Yesu umwana w'Imana ngo akomeze kutwomaho. Urakoze kubanye natwe kandi kurakomeza kudufasha, ni mu izina rya Yesu. Amen.